mama murenge ai murenge Reka mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Radio TV umurage nkuko mubimenyereye tugenda tubazana abatumirwa batandukanye. Uyu mwanya turi muri entertainment aho turi kumwe n'umuhanzi umaze iminsi akora indirimbo nyinshi zitandukanye, abakunzi be bakagenda bamudusaba. Nyuma yaho yagiye akora indirimbo ziri audio, ariko ejo bundi yasohoye indirimbo ya video ifite amashusho. Hanyuma tugiye kuganira nawe rero atubwire urugendo rwe rwa muzika. Musanzwe mu muzi yitwa Rich One. Richard, amakuru yawe? Amakuru ni meza, murakoze cyane. Umeze gute muri iyi minsi aho uherereye? Wari umaze iminsi utaboneka, uhugiye mu biki? Meze neza, ni ama project menshi nari maze iminsi ndimo ndakoraho. Rero muri iyi minsi nari ndi kuri etape y'ama video, hari yaje hari izindi zikiza. Naho ngaho niho magaze muri iyi minsi. Turabona noneho waje wambaye umwambaro w'igisirikare, ushobore kuba ubu uri mu ngabo za Donald Trump. Ingabo tuzirimo si za Donald Trump ariko turi ingabo zo mu murwa. Ingabo zo mu murwa kabisa. Yes. Nkuko rero mubyumvisha yitwa Rich One, dusanzwe tuganira nawe, akaba ari umwe mu baraperi bari kwitwara neza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari. Rich One, muri iyi minsi hari video twabonye y'indirimbo yawe wakoranye n'umusitari ukomeye cyane. Iyi project yawe wayitekereje gute kugira ngo ubashe kwikorana n'uriya muhanzi ugiye kutubwira ndetse ukorera mu gihugu cy'u Rwanda? Project yanjye iriya ni project imwe, ni indirimbo yitwa mu murwa mperutse gukorera video, ariko ni indirimbo imwe iri kuri mixtape y'indirimbo esheshatu, mixtape mperuka gukora. Tunabonye wagiye ukorana n'abahanzi bakomeye bo mu gihugu cy'u Rwanda, birakorohera kugira ngo ubashe kubona abahanzi bari mu gihugu cy'u Rwanda ubashe gukorana? Biroroshye kuko twese tuba turi mu kibuga kimwe. Cyane cyane icyo navuga kimfasha ni producer dukorana niwe akenshi ukora ku kazi nkako ngako. Ubwo producer ninde? Ubitareza Beat muri The Beam Beat Record. Rero nkuko mubyumvisha, ariko hano hari abahanzi benshi bashobora kwibaza kubera iki udakora collabo n'abahanzi bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yuko wambuka imipaka. Abahanzi bari hano turakorana, dufite collabo n'abahanzi bari hano zitandukanye nk'indirimbo 3 cyangwa 4 nakoranye n'abahanzi bari hano. Nizo rero ndi gukorana n'abari hariya bari kumwe na aho producer ari meruka gukora. Reka rero tugaruke kuri izi ndirimbo. Iyo mixtape yawe iriho indirimbo zitwa gute? Mixtape meruka gukora yitwa Nayise Ubufindo mu murwa. Iriho indirimbo yitwa Ubufindo, iriho indirimbo yitwa mu murwa, iriho indirimbo iyo yitwa iyo mu murwa warumbajije no twayikoranye nayikoranye no yitwa Ish Kevin. Ni Trap Ish King, mbese ubu ngubu muri new generation mu gihugu cy'u Rwanda arayifo no muri East Africa nyine arimo arakora akazi neza sana. Hariho iyitwa Umumararungu nayikoranye na Green P, hariho iyitwa Amagana nayikoranye no muririmbyi umukobwa witwa Nessa, hariho iyitwa Kundege nayikoranye na Big Z ariwe turi kumwe muri iyo rebo ya The Beam Beat Record, ariho duhuriwe dufitanye n'izindi project zigiye kuza nyinshi. Hariho indirimbo yitwa Garanti nayikoze njyenyine. Ndumva arizo. Birumvikana ko ari indirimbo nyinshi. Hanyuma indirimbo ya mu murwa ni indirimbo nabonye iri guca ku mateleviziyo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse iri kugenda igaragara ku myanya y'imbere. Nirihe banga mwakoresha kugira ngo indirimbo yanyu ibiri kwitwara neza mu gihugu cy'u Rwanda? Kwanza trap nyine na hip hop, rap, ibi byose ni ikintu kimwe n'abaraperi kuko sabaririmbyi ni kategori y'abaraperi muri rusange. Hanyuma ikindi navuga yari audio nziza, kwanza yari audio nziza yakozwe nyine na Reza Beat
kandi buri iyi ndirimbo ikoze neza mu buryo bw'amajwi, rero uburyo bw'amashusho babworoshye ni nko kongeraho gusa. Rero na video twaricaye turayitegura, idutwara imbaraga, dushiramo imbaraga nyine ibasha kuza ari nziza, mbese navuga ko ari ryo banga. Twabonyemo n'umusore wundi mwakoranye tudasanzwe tumenyereye muri izi ndirimbo witwa Mike Goro. Mike mwamukorana nawe muri mu itsinda ryawe, yagufashe mu we buryo? Mike Goro uravuga turi kumwe muri video clip, wenda ko batabizi ariko nta audio turi kumwe mo. N'umushuti wanjye ugiye gukora video ugomba kuba uri kumwe n'abashuti bawe, rero niwe twakoranye iriya kandi yaranamfashije, urebye niwe muntu wamujenereza beat. Uyu muhanzi wundi mwaririmbanye uvuze waririmbye ufite injyana ya trap, wavuze ngo yitwa nde? Kevin. Kevin, reka nawe tumusuhuze hara mu gihugu cy'u Rwanda, umusore uririmba neza ufite ijwi ryiza cyane, reka nawe tumusuhuze ku ndirimbo nziza ya Rich One bakoranye. Reka mu mwanya mutoya turaza kubashiraho agace gatoya mubashe kuyikurikirana. Sinava mu murwa maramire none ejo ntware, sinzava mu murwa aho umunyonzi agura moto, sinava mu murwa Turagarutse kandi nyuma rero kubona iyi ndirimbo ya Rich One, mwabonye yuko ari indirimbo nziza irimo amashusho meza cyane. Rich One, biraborohera gukora amashusho muri hano n'undi ari muri Afrika? Ntabwo byoroshye, bitwara imbaraga nyinshi kabisa kugira uzakora ibintu hano, cyane cyane hano niho biba bigoye. Hanyuma Rich One, uri umwe mu bahanzi b'abaraperi twarimo tuvuga bari kwitwara neza muri iki gihe, bafite indirimbo ziri gukundwa n'abantu cyane kandi ntabwo umaze igihe kinini muri no industry ya muzika. None uri hano muri Amerika, icyerekezo cyawe ni ikihe? Urasa n'uri gusubira cyane muri Afrika, icyerekezo cyawe ni ikihe kubera ko udakora n'abanyamerika ko ari bo muri kumwe hano? Abanyamerika biri muri project urebye icyerekezo kwanza ni imbere iriya kabisa muri BET, muri Grammy, niho hantu twerekeje muri rusange, nubwo nyine tukiri mu ntangiriro, ariko iyo utangiye urugendo uba ufite big dreams cyangwa se inzozi nini z'iyo nzira uba werekejemo. So rero intego rero mu by'ukuri si gusubira inyuma, nubwo naho ari ingenzi kuko ntabwo ushobora gusimbuka utasubiye inyuma, ariko icyerekezo kiri kure cyane ni ukugenda imbere hashoboka. Tugana ku musozo rero, iyi ni video yawe ya mbere ukoze, ufite ama audio menshi, harimo Ishanga, harimo No War, harimo numva nko muri uyu mwaka utangiye maze gukora indirimbo 11 mu mezi 11. None iyi ni video yawe ya mbere, hanyuma turangiza rero abakunzi bawe, abakunzi ba trap, niki ubahishiye, niki wababwira, nubuhe butumwa bafite ku mutima? Hari ababonye video yawe ndi mukubona bafata utu video hirya no hino bagenda baririmba indirimbo zawe, niki wabwira abakunzi bawe muri rusange? Abakunzi banye nababwira ngo ntago baraba, mbese bashonje bayishuye mu yandi magambo, kuko ubu maze gukora video ya mbere, ni ya mbere koko ni intangiriro. Ubu ngubu mbafite project izo zirenze, noneho ubu ngubu mucitwa trap mutupu, iyo style nafashe abariyo nita, mbese nyita iryo zina style yanjye trap mutupu kabisa. Trap mutupu niki gihe gituma? Niki gihe gituma kandi magica nawe turi kumwe, wanamuhaye peace ahanari, nawe dufite project zigiye kuza mu minsi iri imbere, mufite gutungurwa sana. Koze cyane Rich One, reka tugushimire rero kandi twomeze tuguha ikaze hano kuri Radio TV Umurage. Rich One, turagushimiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye, ndetse na mugenzi wawe ku ndirimbo nziza mwaririmbye ndetse zirimo ubutumwa. Turagushimiye Rich One. Murakoze cyane, namwe turabashimiye Umurage TV kuri support mukomeza kutwereka. Turi kumwe Umurage Radio TV, neza kabisa. Peace and love. Trap ishi Kigali mbikora bo bari mu buriri, nibazi byinshi ku migani ngikoma bo bari mu bushishi, bikorerwa mu murwa KGL ya das masiri, kwinyugura inzibi bagize na gang tubibasire, tubahe benga zibifatire icyo tumvuzo nyibarize, ni Kripan Rich One. Trap ishi niri kwitara H back niza sazo kongera kwikaya, yibutse amazina twitwaga.